Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kandi kuguha ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Uyu munsi tugiye kureba uko ushobora kubikuza kuri Binance, aho ushobora kubikora ukoresheje mobile money cyangwa se bank account. Uyu munsi turakoresha uburyo bwa mobile money, ariko nanone ubwo buryo bushobora gukora no kuri bank cyangwa se account yawe ya bank uba warahisemo cyangwa waremeje. Ndagusaba gukurikira iyi video witonze kugira ngo uzajye ubasha kubyikorera. Icyambere kugira ngo ibi ngibi bize gukunda nuko ugomba kuba warahuje mobile money yawe cyangwa se konti yawe ya bank warabihuje na Binance. Niba utarabikoze ujye muri description nagushyiremo video ibisobanura neza uko wahuza mobile money yawe cyangwa se konti muri bank yawe ukabihuza na Binance, bityo ukajya ubasha kwishyura cyangwa se kwishyurwa kuri Binance bikoroheye. Mu gihe uza kuba uri kureba iyi video wumve ko Binance muri aka kanya ari konti yawe nk'uko tugira konti za bank, ariko none ni konti yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mwibutsa ko ni konti ushobora kuvunjamo amafaranga yawe ukayavunja mu yandi, ukaba wayabitsaho, ukaba wayastakinga cyangwa se kuyabyaza umusaruro. Ibyo nabyo tuzagenda tubimenya mu gihe kiri imbere, ariko muri aka kanya ngiye kwereka uko wavunja ama USDT uba ufite kuri Binance account ukayavunja mu mafaranga wifuza, urugero nk'amanyarwanda, hanyuma ukayashyira kuri mobile money yawe cyangwa se kuri bank account yawe. Twagiye urinjira kuri Binance account yawe, ubwo ni application ya Binance uri buze gukandaho. Ugomba kuba ufite network ikora neza kandi yihuta. Reka no tuvuge ko ubu ngubu ufite ama USDT yawe ushobora kuba wakuye kuri exchanger zitandukanye nka za Atu, OKX cyangwa se ahandi hantu, cyangwa se n'umuntu waba wayakwishyuye mu buryo runaka, hanyuma uzifite kuri konti yawe. Uri kwibaza uti ndazikuraho gute kugira ngo zishyire mu mafaranga y'amanyarwanda bityo nanjye mbashe kuba nagira icyo nyakoresha. Aha ngaha muribuka ko bwa mbere twagiye none kuri P2P, ariko kuri inshuro ntabwo tujya kuri buy, none nako tuba tugiye kugurisha. Ubu tugiye kugurisha USDT dufite kuri Binance account yacu. Hano turakanda kuri sell. Wibuke neza ubanzure niba hano wahisemo amanyarwanda, hanyuma urakanda kuri sell. Twongere turebe kuri urutonde rw'abantu bari kugura. Abangaba rero nge mba ngiye kugurisha, ariko ngiye kugurisha ku muntu uba witeguye kugura, kuko hari abantu babiteguye kugura. Uwa mbere ni witwa My Trades, we ari kugura ku 1469. Ari kugura hagati y'amafaranga 1500, we ni mu mafaranga 25,000. Ariko ushobora guhitamo kavuga ati ngiye ntabwo nshaka guhitamo umubare w'amafaranga, ahubwo ndashaka guhitamo umubare wa USDT nshaka kugurisha. Reka dufate urugero, ngiye ndashaka kugurisha USDT 3 gusa. Urabigenza gute? Urakanda hano kuri sell, hanyuma hano barakubaza niba ushaka kugurisha ku USDT cyangwa se uvuga ati ndashaka umubare w'amafaranga, ariko twekura ko dufitemo USDT 3 n'ibice nka bingahe. Reka tuvuge ko aho kugira ngo duhitemo ku mafaranga, reka duhitemo wenda USDT, ariko uramutse uvuze uti ndashaka nk'ibihumbi 4 n'urugero, ukandikamo ibihumbi 4, bahita banyeka ko ndibone USDT 2 n'ibice 27. Ariko mvuze nti ndashaka kugurisha ku USDT gusa, ndakanda kuri USDT, hanyuma nshobora guhitamo kuzigurisha zose, ngakanda kuri all. Zose nkaba ndazigushije bakanyeka ko mbona 4,348, cyangwa se nkavuga nti oya ndashaka kugurishaho USDT nkeya, reka tuvuge ko nshaka kugurishaho 3, ndandikamo 3, bahita banyereka amafaranga ndi bubone 4,333. Icyo ndi bukore ndakanda place order. Icyo ndi bukore rero hano naho urategereza ko ubona message My Trades. Turabona amazina ye nyayo ngo ni Thierry Tuyambaze. Ikintu ugomba kwizera n'umutekano wa USDT zawe ugurishije, kubera ko ntabwo zishobora kuvaho utaremeza ko wabonye amafaranga. Ari no mpamvu bakubwira ngo mbere yo kwemeza banza urebe neza kuri balance yawe ko amafaranga yagezeho, ndi kuvuga balance ya mobile money, ukaba sure cyangwa se ukamakinga sure ko amafaranga wabashije kuyabona. Nyuma umaze kuyabona nibwo wemerera Binance ko irekura izo USDT zikajya kuri uwo nguwo umaze kuzigura. Nkwibutsa ko kandi ushobora gutegereza n'umwanya muremure, ariko uko byagenda kose nubwo byatinda amafaranga urayabona kuri mobile money, hanyuma kandi ukaba ari utanga uburenganzira bw'uko USDT zawe zigira gute, USDT zawe ziri buze kugurishwa. Iyo kandi ubonye nk'umuntu waguriye atinze kandi amafaranga uyakeneye mu buryo bwihutirwa, ushobora gukansoringa iyo order yawe cyangwa se ubwo bugure mwari mwagize, hanyuma ugahitamo undi muntu. Ariko bakubwira ko biba byiza kubanza gutegereza, kuko hari igihe umuguzi cyangwa se ugurisha aba yarateganyije igihe runaka ashobora gukoraho payment. Tuvuge urugero hano muri hejuru murabona ko barimo barashyira igihe gisigaye, sinzi ashobora kuba yashyizeho nk'iminota 5, hano dusigaranye umunota 1 n'amasegonda 59. Mu gihe iyi minota rero baba baduhaye ishobora kurangira utarabona amafaranga yawe,
icyo gihe ushobora gukansoringa iyi order cyangwa se ukongera ukamwibutsa. Reka turindire gato tureko tuza kubona ubutumwa kuri mobile money yacu. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr Fanya Kazi. Tuba turi hano kugira ngo dufashanye twungurane ubumenyi, bityo tubashe kurushaho kwibeshaho neza binyuze mu mbaraga z'amaboko yacu ndetse n'ubwenge Imana yaduhaye. Ndakwibutsa ko kandi uyu nawe uba ushobora kumwandikira umubwira ko wagurishije cyangwa se urindire ko agukorera ubwishyu, kuko ari igihe nabahuze ushobora kuza hano kuri chat ukamwandikira. Urabona nk'ubu ni ubutumwa Binance itwoherereje iti nimurekure USDT kubera ko uyu Thierry tuyambaze yamaze kwishyura. Ariko kubera ko tutarabona ubutumwa bwo kuri mobile money, reka tubanze tujye kuri balance turebe. Bwa mbere muzi ko twari twasiganye amafaranga 450. Reka tukore kuri balance tubanze turebe niba koko aya mafaranga yaba yagezeho. Ikigaragara ntabwo aya mafaranga yari yageraho bitewe nuko turacyafite ya balance ya mbere. Icyo turi bukore ntabwo turi bwemeze cyangwa se ntabwo turi burekure izi USDT mu gihe tutarabona ubwishyu bw'aya mafaranga. Iyo bigenze gutyo urongera ukamumenyesha. Bam, nagira ngo murabyiboneye ko noneho amafaranga abashije kutugeraho kuri inshuro. Murabibona ko Thierry tuyambaze amaze kuyashyiraho. Ubu none icyo turi bukore turajya kuri Binance dukande kuri payment received. Tujye uremeza rwose uti nabonye aya mafaranga kuri aya mafaranga 4,333 n'ibice biriya yavuye kuri Thierry tuyambaze, ukabyemeza. Icyo gihe twongera tukabyemeza nanone. Bagira ngo murabona ko anga Binance ibanza kugira amakenga cyane mbere yuko irekura USDT za nyiruku zigura cyangwa se za nyiruku zohereza, ugashyiramo uburyo yemeje bwawe bw'umutekano kugira ngo izo USDT zibaje kugira gute zibashe kugenda. Nizere ko mwese umaze gusobanukirwa icyo wakora mu gihe waba ugiye kugura cyangwa se ugiye kugurisha USDT zawe kugira ngo ubone amafaranga kuri Momo, ndetse no mu gihe habayeho gutinda icyo wakora kugira ngo uwo waguriye cyangwa wagurishije abashije kurangiza gahunda ze, kandi nanone ubashije kwirinda kuba wakanda cyangwa se warekura USDT zawe mu gihe utarabona ubutumwa bwemeza ko amafaranga wayakiriye. Iyi yari Fanya Kazi TV. Iki ni kibazo wumva watubaza ucyandike muri comment kugira ngo tugikoreho ubushakashatsi hanyuma tubakorere video ibibereka. Hanyuma niba kandi ukunze ibyo dukora ukifuza kubisangiza abandi, gukora subscribe ni ibintu by'ingenzi kuri twebwe, ndetse ukanabisangiza n'abandi kugira ngo natwe turusheho gukomeza kugira imbaraga zo gukora video nk'izi ngizi zitwigisha twese. Stay in touch. Ni Mr Fanya Kazi. Iyi ni Fanya Kazi TV, turi kumwe. Fanya Kazi TV, we are the solution.